nta bihanga bibiri namubwira ati nta bagabo babiri babana none se hano wowe uri umugabo ahubwo ushatse kuvuga ngo nta bihanga bibiri bana mu nkoni ndamubwira ati guha ko uruzi ngifite niyo mpamvu ugiye kuntuka wowe umaze guhaga amaze kumbwira ati maze guhaga ndamubwira ati ntabwo ibyo wampaye kandi nkahaga ibyo nakoreye amaboko yanjye atari yo semba ndi hano n'amaguru yanjye ntabwo n'amaguru yayo mwumva mugahita yute ayisenga aguma ndafata ndagiye hari umuhungu uriya mugabo akayiteze aza mbwira ati mbo numwereke ahubwo ngewe yakinini ntabwo naburaho ndara akaba twahise tujyana aranjyana ndagenda byama icyumba cyanjye hari hari agateleviziyo nari ngikwiriye arambwira ati wowe amazi ntabwo byumbwire nze nyizimye mazi arambye bukeye ati igikapu cyanjye ndagiye nyuma yaho tuza kugira ute aza kumpamagaza nibwo mvuga ngo ndi umugabo hayi icyo kwapfuye na Yotamu wowe kwa Manase kibakorera Yotamu kwapfuye amafaranga 200 amafaranga nakoraga iwabo njyana amagezi nayariyagaho muri resitora sinatekereza iby'imyenda nkagavana cyangwa nkanywa inzoga nshaka nkabirya amafaranga yo nafataga ideni narishyuraga kubera ko nta handi nakoreraga noneho ndakubwira Yotamu ati nta 200 njye kurya Yotamu arayampa cyo bajya batumva ni kumanika agati bicaye kukamanura mugabo asenya seka kubaka ariyo mugabo asenya seka kubaka ariyo ubwo rero Yotamu noneho rimwe sinakora umunsi sinajya mu gahawa nahanga ati mama 200 yanjye nahanga ati Yotamu ku isi nyibishyuza vuba kuna numbana na niwe ko najyaga njya mu gahawa 3 ngakijyatandatu none nananiwe kandi uke ninsubirayo nzabana ubwo 400 ariyo nkorera uzakuraho 200 yawe kandi 200 kihoya mfite ingofero wayisawa isana ngofero taka namuri Gasabo Kigali oya yo kuva ku kiwe yatakariye geza ahantu bita Ihanika yatakaye gutera amanutse yatakaye mu modoka aho ibyuma byari byadukigiye mu modoka urumva kwabyiganya ingofero arayifata ayandikaho ubugiye bihemu umwana wo kwanjye kwa Yuda iryo jambo byarangiye ndamubwira ati Yotamu umbanye na mukuru agiye kurinda n'ababimenyi bose babaze barandaranye barangaburiye barantinye ndagenda ninjye nahemukiye ko bihema umwicanyi bihemu sinamusambanyi bihemu ushatse kwinjira y'iki hejuru y'ubufaranga ubuceri bubiri Yotamu aranga ndamubwira ati Yotamu uraza gusanga hahandi amahera ruta ingufu amayera ruta ingufu Angaje ta ngaho byose mwingenzi kwanga kujya mu gahaga nta gahunda nari mfite kujyayo yesi yari amazi iminsi aje burya nicyo cyabiguteye baratswa burya akora ibintu yatekereje ndavuga ati mbo urabyanze ingofero arayimpa maze kuyimpa amani ikesi yari kuri 500 arabimpaye
ndavuga ati dore mu gahabwa hari kuza nani zira fanta ziruwa zinuza tonic hakaza na coca ariko mu bushenge ni orange na situ ibipfa kuruta yose bipfa kuruta ngo ya mu bushenge ariko bamaze kuyima ngiye nabwiye tamu na Gerard yarahari cyangwa ati Yesu abantu ubwenge bwanyu n'ubuhe mugi amayeri arutingu ya tuwa muntu aragiye agira ngo yarabizi bibwira ngo ugiye nyine kuzireba mugiye kuzireba mbere ya mbere nahise ngenda njya mu bushenge kuko bari bazi ko mu bushenge hari abajyama banjye bari bahari bajyaga bamapana najyaga njyana pana nkajyana n'amafaranga mpaha ibindi biza kumanuka ku ikesi rero mu bindi ndavuga ati mbo sentore fata ikesi uyibike ngiye kureba ibindi bintu abantu nye bigenda hejuru abantu ndaje kwishyura ntacyo nagiye yamagana nanjye banza gufatamo imyaka mfata n'urwaro ndajya nyweye ayangingiwe ranke guta ku mufuka mugaragura ndavuga ati urangije ujya kwimasa sinza guca iyi nzira yo mu ntuzi njya mvuga ati mujye mumenya inzira zose nahise manuka umuhanda wa gutya hafi no kwa ba nyirakuru w'abayisaba ndamanuka manuka mu Gasumo nomokamo hakurya iyo nakoraga aho bita kwa ba Kabindi nzamuka umuhanda ndagenda njya kunywa aho bita kwa ba Bijuwizi gicumi ibikura amenyo ndiwero wo mu bushenge ndiwero unatega imodoka ubwo nayitegeye ruguru umuntu agiye kugera kwa Kosima mbo ndaguha ukuntu byamenyekanye yindi tuzamukanye mu itagisi ayo uriya muhungu ko ari azari mukuru bita ntuza bari nawa nanjye na Nisitori ubona ninjiye mu itagisi abandi bo bazi ko nagiye kurangura kibuze naho ngeze hehe Jessica itagisi nayitegeye aho ngaho ingeza ikamenya nyine nagiye mbyumva ko Francois bari icyese nkagera nyine yarayiteruye pfukuje nayishyuye naho kumva bari bamusitresheje ananiwe n'abana banditse babihema umwana wagiye itagisi nayishyuye 700 kungeza ikamenya avuga atari rwose ubu ngubu kujya imururu nibyo Yozefu ntari mu Bugarama na Viatori ntaba mu Bugarama aho ngaho ntabwo nabaho ngaho naragiye kandi batazaza no kunsangayo nimero za Yozefu utipaza umubare kabisa ntazo nari mfite naragiye maze kugenda ese njya gare mfata akabemba mfata amandazi ndarya maze kugenda ndavuga ati mbo tagisi jya Bugarama ngiye atanahazi ariko nari mazi ko nari nzi ruguru muntu zo mwazanzira umuntu ajyayo barambwira ati irihuta ntiyihuta ajya ko yirukanse ndamusaga no muri gare turagenda tumaze kugerayo nageze mu Bugarama muri site nkura n'uwo bita Fulgence ariko ntarabona nawe umugabo nabaje ati mbo ahantu bita kwa Fulgence ni hehe tuba hehe kwani ngagiwe numbaza uko nitwa umbwire kwa Fulgence wabona se nomutse urabona ndi intera hamwe ngo arabandagira ati dore nguriya yaravukaga ndagenda nasanze Fulgence na Yozefu Yozefu bitungurwa n'ukuntu mugezeho eza hamagara badusabe zaramubwira ati dore bari kumuzakira ngo ama dusabajya mu gihugu ya mama
ndavuga ati manudi wagenza kose ntakazuzuguro kamwe umuna wawe yansuzuguye dupfuye 200 amafaranga kageze mu Bugarama twayariye bo nasigaranye icyatanu Yozefu arayambikiye kugera mu Bugarama nangahe n'igihumbi avuga ati bagenda bantembereje Bugarama bantembereje Rugiro hose noneho tuza no kujya ku mupaka u Rwanda n'u Burundi u Rwanda na Kongo turagenda hari ku Cyumweru tujya muri Kongo abantu baharinda ntabwo twari tubaruzi baranga turiyumukira kutarenza amasaha turagenda tugarutse tugeze hagati mu byuma birahomborana birafungana baradufasha murabahe bavuga mu Gikongo batangira kudukubita noneho Yozefu yahise ahamagara wa mugabo araza avugana nabo nyine abagira gutya baraturekura bo bagiye baravuga ati Yozefu urajya tujya i Kigali kandi mugenzi wawe si ubundi tumujyana bajya i Kigali kugira ute hari ibyo bari barimo bajya kubyemeza bari bafite ivatiri baranga ati none tujyana uvuga ati Yozefu wowe hari abo ntasuye b'inkuru reka ngende ndamanuka bo nji mu rugo babona mbagezeho hashize iminsi ngiye kumva numva Nyaneza niwe bahamagaye ngo Manuda amugezeho ese nta Faransa wageze aho ngaho ngarahari ngo nari maze iminsi mageze ngese yakoze iki kigo yarwaye amafaranga y'abandi agatwara n'ikesi Nyaneza nahise mutuka ubu rero shaho ubu tugiye kugufata irangamuntu ntabwo atari rwose wemerewe gutunga irangamuntu y'umuntu cyangwa kuyifata yishe umuntu amategeko irangamuntu barayimpa ndagenda ari bande bamuganje ngeze po hano nk'aya maromo nahise muhura n'imodoka ya gisirikare harimo Tomasi maze barangobeje banyicaza hejuru bangura n'utubemba ngenda ndya baranjyana bangejeje he mu Kirambo igihugu cyasora ndavuga ati ngo ese ubungubu ko nagiye ku Kibuye bajyana na muri gato mu bwato ariko ubu hazaca n'amaguru tukareba hari ubwo ku Kibuye hangana hari iminsi n'amaguru hagiye ubwa mbere ndara ahantu bita Rwamatamu bo havuye ndara ahantu bita mu Biryogo umuntu ari kureba mu Mugonero gutyo hamwe waraye kwa Bosco umubikunda umwarimu ariko ubu n'umuyobozi w'akagari mvuye mu Biryogo nagiye ndagenda iyo si iminsi 2 ngera hehe mu Nkusu iyo nari ngiye ku Kibuye banza gwengu cya Ponzo nani yubatse hoja nani nibizi aho yubakisha yama byakazi bo mpamagara atari kungeza ku Kibuye tumamagarira na kire kandi nimero zose abazifite natara muhamagaye amuga ati naje ndetse yahamagaye n'uyu Yohani ngeze narabimbwiye tugezeyo twakubitanye nanjye na sebukwe wa Manudi n'uriya muziki wa Manudi
Valentin afite amakuru menshi ahubwo tutazi. yari ari hehe, yari ari ku Gisenyi. Yigaga ku Gisenyi. Ati François turamufashe ngoyi. Turamufasha. umutima ujya mu mutwe. Nahise mpinduka. Bamfatiye ndi mu nzira ngeze hirya muri yo mu bantu abamotari hirya y'aho bajya baparika. Tuguye mu mujyi ndikuye bakubitabo. Bati turamufasha. Bwajya ariko se mufashe muramuzi. ahita Ni njyewe cyangwa ntabwo ari muri kurata. yakubagira umusazi. Tubagira umusazi. Bita kopi. Tubagira umusazi ati munsi. Angaji kofi. Munduzi. Nda kureba. Hari ikintu mfite. Hayi. Wambarisha abantu. Cyo bashaka. Tubagira umuswahili kwere. Bana bapinga. Angaji mbo. Wenzi kurangiye mu ikibuye. Babwira nde? Umuhungu nyine. Itago mbonda angaji irambyemo. Nyereka isoko rya Kibuye. Yari nyeretse. Ajya kungura niki? N'ibishyimbo n'imyumbati muri resitora. Babandi bakore kwese. Abandi bari bagikwa ku kanya. yagize abasazi cyane. Amaze kwingura aranjyana mu isoko ngezemo bamubitanye na mwene nyirabakunda. Ndego dance se? Wa muhungu wabo kuba kukibuye. Noneho amwaza ati se Nagereti acururiza Kinguye. Nagereti tubahoberana turishima. Ayaho burya gukumbura bijya bibaho geretse uri muri gereza. Ngo bitajya bibaho. Gukumbura. Bibaho. byo muri gereza no kumbura. Reka. Ishwe mu Nuko akasa gukumbura ko aje François zuye. Kumva ndavuga uri muri gereza ntukumbura. Pasi. Tubabayeho tubarantembeje ndagize. Nza kuvuga ariko hari n'abana asize nyumbuye. Kwitegereza ndavuga aragana bitaga ntihinduka twaganiraga. Kahe? Kawa niko naje kubwira nyine ibyo banga byanjye. Hakari nta wundi yabibwiye. Ndavuga ariko se undi ntibyarangiye. Icyaha kirajyana. Kagende. Icyaha kiraryana. Hari n'igihe kiba kimaze igihe kigatangira gusasa. Ndebe k'ibyo bintu byagize ute. Byarangiye kuko numvaga amakuru ngo bazangira ku cyane. Bazakujyane kandoye. Oya bazangira ku cyane nk'akabemba. Ndavuga ati ndapfuye. Noneho ndavuga ati mbo nimba ari ugupfa. Sefini. Bamuhaye amafaranga. Ariko kantahira iwacu i Rwanda uzankoresha icyo bashaka. Ndatega. Nateze ya bitatu yangejeje kwa Kosimo. Ngeze kwa Kosimo bagira barantegera ntabwo ntagitagisi ngeza mugabo wese ushaka ipikipiki ndayibura cya kabiri urumva ushakamo njya naza n'amaguru bukeye umuze ndarangaje wowe jyana igikesi cy'abana hagati ari kundi igikesi ndakijyana amafaranga yawe barambaza ariko amafaranga yo umuhungu azi ubwenge ahubwo yavuze ati niba ikesi yonyine icyo bandegeraho wari wabonye igihanga ariko mbihakanye mwabwira ati nta na kimwe mwampaye nongera gusubira kandi tuzamugana na Shumayeli mu itagisi none ino bari batarakubona bamanuye ntabwo naje nijoro umunsi bucya agenda n'urugendo n'amaguru icyo gihe asanga imyenda n'ibikapu byose bucya agenda mu gitondo mukibwira ngo ari gupfa kugenda gusa ntafite umuganga bizi ko aricyo kibazo urumva noneho tuzamugana na Shumayeli yahise ahamagara ba Manuda ati umusoro turi kumwayaga nk'umuvuga turi kumwe isha bari barabaye interahamwe ntabwo arikoze Shumayeli nawe w'umuntu muri kumwe yagize mfite iki wayi iki nibye ariko wari iki nayibye se
ubu abantu bishe mu kwa kane cyangwa basahuye ubu wababaza iki? Bane bababariye. Bane bababariye numva aratsinzwe agenda njya iyo ngiyo imuhunga nzagutekereza ndavuga ati ngo nta muntu nishe sinzahora nihishe hose cyari icyaha gusa uri kwihisha ndagarutse yongeye ndateze ndagarutse ndaza yajyaga yambara neza mugwa ntiwari kumenya ko ari imyenda yamiriye urumva ndaranga nimugoroba agenda njya mu gishuri aho twabatiye wambaye neza kugira amafaranga urayazanye nayakeze tugeze kwa bibiri ahamagaye Manonda ati dore cya gisambo cyawe Manonda ati ubuze nzane igisambo wowe bimenye uko uvuga ngo nzane igisambo wowe n'ubukara ntibavuga kuri igisambo aremeye banjyanye hehe mu rukiko hajya muri ka kantu ka resitora ko kwa Manonda ahambwira ati twizere ko amafaranga igezi kubizanye ndahabwira ati amafaranga ntajya abikwa si umugore amafaranga si umugore ngarabikwa amafaranga ntarayarigiye yaranashize igezi abavuga ngo narayigurishije ntawari ubihagazeho nkanjye wayitanze nkumva ninjye wayitanze n'inzu ubizi igezi narayitanze ntabwo nayihaye nagiyeyo bangira iki bangirishije ngo nari nabahaye wayoberwa umuntu niyo mwahurira mu isoko wahaye ikintu ngewe babihakanye ariko babihakana naragize narayibahaye none nta gesi amafaranga yari gesi n'injye wayayibihereye asuzugura n'akanya none mwebwe Manonda wowe ibyawe nemera ko nabiriye none uranyishyura cyangwa se turabanza tujyane mu bushenge kureba iki TV ndamubwira ati wowe nimba uri kwanga kwemera ibyo nkubwira uzajyeyo ubuze uko wayibahaye uzagera nawe uhera ubabwira ngo bayigure ngewe barayinyiye narayibahaye dore ikintu tugiye gukora ni iki nayo ngewe hagati y'imbaga y'abantu twicaye ntabwo ati Manonda bavuga ngo babonye umuvura ufite inka ufite n'amazi mfite n'ubutunzi n'ubucuruzi byose yewe byariwe byarariwe n'ibyabaye byarabaye ubu wakubwira ngo wice umuntu umusubize nk'umwuka byaguhenda ibyo nariye narabiriye none nanjye wowe akazi ukore njye nkora yishyura noneho bimenya aravuga ati uyu muntu yigeze kumurera akajya ahora agipura ya saa sita na nimugoroba saa sita na nimugoroba ije kugonora nsanga agejeje muri 7 uwo muntu azakuragira utamugaburira ntabwo ati nukujya ngaburira si ukuvuga ngo umucakara si ukuvuga ngo nakoze icyo ngicyo ngo kizatuma atangaburira gukora ni ukurya ubwo rero wowe ugomba kumpa inka nkajya nzitaho nk'uko najyaga mbikora utampemba ibyo wampembaga zimpe ahambwira ati nka wayinyuza hehe Inyakibinga ashaka kumpindura nka Bugegeni ntabwo nayinyuza Inyakibinga ariko wahita uyicana ukayijyana karusha yaduza ndamubwira ati sawa uvuga ko rero inka cyagiye bagitangiye koro inka nayinyuza Inyakibingo igiteye gutyo nahise nihagurukira ndamubwira ati mbo Nyamasheke hari urukiko n'Ingange hari ubundi wowe uzagende uregere noneho nzitaba
uzambwira ko nabihakaye. Nta muntu uzashinga avuga ngo ntibamfunge cyangwa ntibanyice. N'uvuye muri Kongo baramubabaye umuntu agize ute wishe abantu. ntabwo umuntu wariye iyo kesi uvuga. Sinariye ikesi, nariye amafaranga yayo. Wowe Arazwe. akazi njye nkora kwishyura. kandi nagabura Ibyo warya n'ibyo wakishyura birangana. Angaje none wowe n'umunyoro ararya. Yarisha abantu. None nge sinige. None njye sinjye menya baraje. Ngo yaba ari njyewe mba narakisha. Namubwira umwanya wanjye nawe na Damascene Mukuru wawe. na mukuru wawe. Nta cyaha nakoze kirenze icyaha Damascene. Wagiye kwambura iwabo imyenda, akabatwara imyenda, akabasanga mu gitanda, akica n'abantu. ari mu nzu Ubu se ntariho? None se bari bayobewe kumwica? njabimenye se Imenya ahita yute arasohoka aragenda. Begambo Mbwira Manuda ati rero wowe amagambo ngiye kukubwira nabi. Nuko yaravuze ngo menya wabyaye cyangwa umenye wapfuye. Nyewe byaye cyane. Wapfuye. None nawe mu byo nkubwiye uvuze ko umpaye inka ngo nziragire nayicisha inyakibingo. Nubwo ibyo nkubwira nubwo ntiwabyizera. Inka sinayikuba nyiragiye njyenyine cyangwa sinayicuraga mu gihugu cyangwa ngo nyiragiye mu ahantu batareba. Wowe nimba ubyanze kabanze ko sinzawukorera muri resitora bagusimbizi sinabyize. Sinize mu guteka muri hoteli. Aho nize ni ukuragira inka no kuziragira ibyatsi. Ubwo ibyo nize rero nimba binaniye wowe ubuyobozi burahari ufite n'amafaranga uzagenda undi nzitaho. Hanze bari bahari abandi nababimenye urumva ko namubwiye icyo kibazo ahita aragenda. Nabaje avuga ati mbo kahoga ni mujye mwana hanjye ku cyane. Icyo cyane mwavugaga mu ishyiraho Nizanye. Ariko ibyo Mbese mbasabye yatamu abwiye ati icyo mbasabye ntagihe uzongera kuvuga ngo nagurishije ikesi. Ngo nari ikesi. Nariye ikesi. Ntushake kubivuga n'akanwa kawe uzabivuga. Baguye ibyo nakoze narabikoze. Nariye amafaranga sinari ikesi yariwe n'abandi. Sinabikoze kuko si kubw'ubushake. Nabikoze kubw'agasuzuguro ka Yotamu. Agasuzuguro umugabo yasenye ibitaro. hano mayera katugu Mayera utingufu. Aravuga ati Manudi njye mukuru. Keretse nimba hari ikindi ushaka wowe nimba utumvishije iby'iyi myanzuro cyangwa ibivugiwa genda urege ushinjacyaha cyangwa umuntu uzababuranya. Niyo mvuye umuntu yisobanura gutya ubuyobozi bwa kariho wari ugiye kumufungisha ari we bafuka abayobozi bwawe. ariho hahari ngo utaza ko ari mu minsi akuruke ntawe uzakugemurira n'uzabugize ute ufungisha. Wesha ntarererwa. Benshi baravuga ngo wari ikeye ejo bundi papa yarambwira ati fata ibenki twabimenye n'inza yishyuwe. Yabimenya tubimenye irindazi ngo hoya ngo n'ibindi ngo ni uko wabiriye udushuka. Turi bakabe. Amubwira ati bimenye
irindazi ry'ijana nanjye nakigurira sigarana mu kanya Rupayi na Kazungu bazamutse ese bamuhaye irindazi sinarimuhaye nari nzi ko ari kumbeshya naho bwakira imenye ngiye nyihanye nanihanye ariko iyo nabikoraga nasabye Imana igirire izabindinde nawe nimba waranze kwiyemera urorere kibari nyimye ushize ntiwampaye telefone ntihari nimugoroba ngo yishyire nanjye urusito none se ntihari nijoro nari nyobeye kuyijyana ariko mfa kirari ariko se ko ntayijyanye ndazigerana nari na telefone ya 7 cyangwa ngahe bijya mwamandaza ngahe